Bibiliya iravuga ngo umunsi uziyapfa nibwo Yesaya yabonye iki? Imana. Buri kintu cyose gituma utabona Imana, Imana igiye kugikura imbere yawe. Tera haleluya. Mbega wakongera ugatera haleluya kongeye guhanura. Yesu arakora ku madeni, Yesu arakora kuri ubwo bushomeri, Yesu arakora kuri iyo ndwara, Yesu arakora kuri iyo karande, Yesu arakora kuri diabete. Wanabara ugatera haleluya. Uyuriya Maria Faria Maria Santerebo. Hallelujah. Oya muhereze high five nk'abasirimu, umubwire ngo uyu munsi Uwiteka arabikora. Muririmbyi yaravuze ngo Mana nuntaba, ngo uzantabara untabaye, ngo uzabungiriye neza. Mubwire ngo Imana izabikorera aho wababariye. Haleluya. Imana irabikorera. Kandi umva gatoya, mu makosa Imana itagikora ntishobora kugutabara nta bahamya bahari. Imana izagutabara bahari, izagutabara abarozi bahari, izagutabara bakugwanya bahari, izagutabara bagusebya bahari. Tera haleluya. Haleluya. Sabundi Imana yabwiye Kuro, iramubwira ngo Kuro nzakugenda imbere, ngo hataringaniye ngire gute? Maringanize. Ngo nzakenyuruza abami Gukenyeze. ngirira umuntu muri kumwe ngo Imana yamaze kurema iguhereza umugisha unyaza abandi. Yarabakenyuje. Imana igiguha umugisha unyaza abandi. Umva gatoya, twese turi hano abantu benshi Imana yababwiye ko izabaha amazu mu mujyi wa Kigali, kandi mu mujyi wa Kigali nta nzu idafite uyibarujweho, nta n'ikibanza kidafite nyiracu. None ibyo Imana yakubwiye bizava. Hari abantu igomba kwimurira mu ntara ugasigara mu mujyi wa Kigali. Uyu mugoroba Imana inyuranye amaboko, Imana inyuranye amaboko ikwigize mu isezerano ryawe, Imana inyuranye amaboko ikwicaze mu rugo rwawe, Imana inyuranye amaboko ikwicaze mu kazi kawe. Tera haleluya. Haleluya. Imana ibwira Kuro, Yego. iramubwira ngo nzakugenda imbere. Ahataringaniye mparinganize. Nzakugenda imbere. Ababyeyi babyaye bari hano tugire gutya. Iyi ndi gufata umugabo warakubwira ati sheri je t'aime, kikubitiye muri kangahe muri karindwi uti kabura mufashe uti sheri kiranyishe, ati humura turagera kwa muganga sheri. Cyagukubitira kuri babe baje baguhetse uko waje kose, nta muntu igise gikubita yambaye kora, buri muntu wese aba yakuyeho akina diri. Uzabwira Yesu ngo ni wowe nkeneye gusa. Kigukubita buri muntu wese aba nigeze njyayo, buri muntu wese aba afite pozisiyo ye. Buri wese aba afite pozisiyo ye. Sigarana na muganga, nyoko buko bari muri Imana nabo batangiye guhamagara Imana, kandi mugende yakubwira ati humura turi kumwe. Umugabo wawe sheri nkuzanira agafana gakonje cyangwa gashushe bigende gute? Kira umuntu muri Kongo ngo hari igihe bikaruga hagarara wenyine. Ubuhagase wenyine. Muganga ati tugiye kukubaga nawe ukajya hari uti ngiye kugira gute? Abaganga bari hano barabizi. Muganga akajya mu cyumba kuzana ibikoresho bigira gute? Ikubaga. Akibikurayo agasanga umwana yagize gute? Tera haleluya. Nzakugenda akibikurayo agasanga uruhinja rurimo rurarira. Ereza umuntu ikiganza umubwire ngo Yesu reka kugenda imbere mu bintu byawe byose. Ugiye mu rugo Yesu akugenda imbere, muri fiançaye Yesu akugenda imbere, muri business Yesu akugenda imbere, mu kazi kawe Yesu akugenda imbere. Yesu niwe wenyine mugendana ntaguhararukwe.
gira uwo muntu muri kumwe ngo abagukomera amashyi uyu munsi nuko ufite akantu umunsi wa Kenya nta nubwo uzongera kubana no kuvugisha. Uyu mugoroba mbahanuriye amafaranga Imana yabahe. Imana iguhereza amafaranga mu izina rya nde. Amafaranga hari abadayimoni 16 yica udashobora kwica. Cyambere gifite amafaranga utangira kwisobanukirwa. Gira umuntu muri kumwe ngo uko nguko usa ntabwo ari kusa. Imana iguhaye amafaranga nibwo wakwimenya. Yeriko we nakubona uriduka. Yeriko, Yeriko we Twese nakubona uriduka. Yeriko we zakubona uriduka. Yeriko, Yeriko we zakubona uriduka. Yeriko, Yeriko we zakubona uriduka. Yeriko, Yeriko Twese we turimbe Yeriko. zakubona uriduka. Yeriko, Yeriko we 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 zakubona uriduka. Zamura ikiganza cyawe cy'iburyo. Zamura ikiganza. Repasti de mai. Oh, Ngirira abantu barindwi bangahe? arindwi. Ubabwire ngo mu minsi 7 Imana izakwiyereka. Mu minsi 7 Imana izakwiyereka. Muri karitsiye utuye Imana izakwiyereka. Kuri iyo ngwara yawe Imana ikwiyereke. Nabyumva tere haleluya. Hallelujah. Ongera utere haleluya. Hallelujah. Hallelujah. Mambo sawa sawa. Mungu yu mwema. Mambo sawa sawa. Yesu akiwa hezini, mambo sawa sawa, mambo sawa sawa, mambo sawa sawa. Imba, imba mambo, mambo sawa sawa, mambo sawa sawa, Mambo sawa sawa. Yesu akiwa hezini, mambo sawa sawa, mambo sawa sawa, mambo sawa sawa. Byose birashoboka. Yego. Byose birashoboka. Iyo Yesu ategetse. Byose birashoboka. Byose birashoboka. Byose birashoboka. Icyari Imana ibahumugisha. Imana igumugisha. Ngwino papa. No nawe mukurikire. Uriya mwana w'umukobwa yabasha kundeba. Ukumubona uyu mubupapaza. Imana yambwiye ngo niko imbere yawe. Hahagaze intambara, hahagaze ibigeragezo biri gutuma utabona Imana. Hasoni mfite uretse izi byaha byanjye. Zajya nirataguza uwo musaraba. Hasoni mfite uretse izi byaha byanjye. Zajya nirataguza uwo musaraba. Hasoni mfite uretse izi byaha byanjye. Raya baba sata ya boshoro veridekite. Natangaye mukiza ntiwari ukwiriye kugirira ibyo wabeyoyo ntiwaguhemuye. Natangaye mukiza ntiwari ukwiriye kugirira ibyo wabe ntiwaguhemuye. Reka mbabwire, aya ni amahirwe ubonye utazongera kubona uko. Ereza uwo muntu ikiganza muri kumwe umubwire ngo urakoze kuza, tugiye kuba umusaruro w'Imana. Mubwire ngo hari ahantu twari turi ni habi, reka dukorere Yesu tugifite uburyo. Kadukorere Yesu tugifite uburyo. Muririmbye araririmba ngo tukaririmba gakeya.
nta soni mfite uretse izi byaha byanjye nzajya nirata gusa uwo musaraba nta soni mfite uretse izi byaha byanjye nzajya nirata gusa uwo musaraba nzajya nirata gusa uwo musaraba nzajya nirata gusa uwo musaraba aho nyuze hose nzajya nirata gusa uwo musaraba abaturanyi banjye nzajya nirata gusa uwo musaraba mukaza aho nkorera nzajya nirata gusa uwo musaraba abaturanyi banjye we nzajya nirata gusa uwo musaraba twakoranaga ibyaha nzajya nirata gusa uwo musaraba muri za nshuti mbiwe nzajya nirata gusa uwo musaraba bankoreshaga ibyaha nzajya nirata gusa uwo musaraba karitsiye ntuyemo we nzajya nirata gusa uwo musaraba. mbega bera b'Imana mwebwe mwicaye dukomera Imana amashyi kubw'uyu musaraba. umpa imbaraga zo kuguhamya, umpa imbaraga zo kugukorera, umpa imbaraga zo kwanga icyaha mu izina rya Yesu. Reka tubasengera Imana. Amen. Uwiteka Mana yacu, Laya masate. uyu mwanya tuzanye umukumbi munini, bagusengere nawe wiyeza mu mutima wawe. turabasengeye Mana. Oh Uwiteka, andika amazina yabo mu gitabo cy'ubugingo, ubababarire ibyaha byabo, ubambike imbaraga zo kunesha icyaha. Turabasabiye Mana, aya mazina ari imbere yawe yandikwe mu gitabo cy'ubugingo Mana, mu izina ryawe rikomeye ubagirire neza. Turabizi ko mu ijuru umunsi mukuru watangiye, turabizi ko mu ijuru hari ibyishimo n'umunezero byinshi. Hano mu isi natwe turanezerewe ko abantu bavuye mu byaha, ko abantu bashaka kuzakubona. Turakunezerewe Mana. Aba bose Yesu wabapfiriye ku musaraba, amaraso yawe abeze, amaraso yawe amesere, ubasiga amavuta y'umwuka, amavuta yo kunesha, amavuta yo kwanga icyaha. Ubagire neza Mana. Umwuka wera bazeho, umwuka wo kubemeza, umwuka wo kubatsinda. Turasabye ngo uwo mwuka azabagirire neza mu izina ryawe rikomeye. Data, mu izina rya Yesu, ni wowe Mana ikiza ibyaha, ni wowe Mana igendagenda mu mitima y'abakwizera, ni wowe Mana igendagenda mu mitima y'abateye intege, ni wowe Mana Data ubatera intege, ni wowe basubiza mu imbaraga mu buzima bwabo, mu bugingo bwabo, kugira ngo bagukomeze bagukurikire.